Reka turebe bimwe mu bibazo bigera muri 200 nabajijwe muri anti-aging masterclass. Wenda naho utaritabiriye hari ikintu ushobora gukuramo, kubera ko intego yacu hano ni ukuguha ubumenyi kugira ngo bugufashe, waba uburyo bwo kwita ku ruhu cyangwa kwita ku buryo ki ugaragara inyuma. Ibi bibazo nabajijwe byari ibibazo by'ubwenge cyane, nanjye narabikunze cyane ku buryo n'uwabaje ibibazo byinshi hari agashimwe namugeneye. Rero nawe uri hano ndagira ngo wumve bino bibazo bizagufasha gusobanukirwa birambuye ibintu bijyanye na anti-aging, kuko benshi babikora bari mu kigare. Ibibazo byinshi bizaba ari series, bizaba ari amaseri, ariko ntacyo nzagerageza nkore ibishoboka byose kugira ngo buri muntu wese abisobanukirwe. Kandi n'uwumva nanone utari gusobanukirwa kubera ko wenda utitabire masterclass, wemerewe kubaza muri comment tukagusubiza birambuye. Ikibazo cya mbere nabajijwe ngo ese muri product zanyu harimo irinda blue light? Blue light ni ino mirasire y'amatelefone, ano matara dukoresha content, ama computer. Niba uyirirwaho uzabireba, uzajya uhorana ama dark spot, kuko ino mirasire mu bintu bituma melanine zikanguka. Rero uyu yarabajije niba muri product zacu tugiramo blue light barrier, ariko nayo tugira. Gusa icyo wakoresha ni ama antioxidant product zagufasha kwirinda free radicals. Naho blue light zo nazo tugira, bibaye byiza wazishaka, zirahenda ariko ziri worth it kuko zirafasha cyane. Ikindi kibazo nabajijwe, se kubera iki hari igihe usanga umuntu afite dry skin, afite uruhu rwumagaye cyane kandi arya neza, uruhu rwiwe rwitaho, atanakoresha amavuta yonona uruhu, ajya no ku zuba. Ikintu ugomba kumenya nuko skin hydration itandukanye na body hydration. Kugira ngo umuntu agire skin hydration, uruhu rwe ruzana itoto, bimusaba n'ubundi kuba akoresha product zituma uruhu rukora amazi menshi. Kandi mu bintu bituma uruhu rwacu rutakaza amazi menshi nuko harimo n'ibintu tuba tutaragizemo uruhare. Ukagira ikibazo cya tewil kandi utarabigizemo uruhare, ni ngombwa guha uruhu rwawe hydration ukoresha product zongera hydration. Naho kunywa amazi nta kintu kinini byongera ku ruhu rwacu. Amazi atanga body hydration, ntabwo atanga hydration yo ku ruhu. Icyo ngicyo nizere ko twagisobanukiwe. Iki ni ikibazo cya gatatu nabajijwe, ku muntu ufite imyaka 60 ni ngombwa gukora anti-aging skin care. Kandi twabibonye ko anti-aging ni ukurinda uruhu gusaza imburagihe. Akibaze se hari icyo bimaze gukoresha skin care product? Ikintu nakubwira cyo nuko niba iminkanyari yawe yarageze deep, hari uburyo ki ushobora kurifasinga, hari uburyo ushobora gusubiza ibihe inyuma, iyo minkanyari bakayikuraho. Ariko ntabwo wakoresha ama retinol, bizagusaba gukoresha fillers cyangwa ugakoresha botox. Rero kuba wasa neza uri mukuru ntacyo bitwaye, kuko nabyo biri mu bintu byongera confidence, ukiyumva neza n'abakubona bakabona ko wiyitaye. Ikindi kibazo nabajijwe, iki muri video zawe wumva retinol uyifata nkaho ari ikintu kiremereye cyane, ari ingredient iteye ubwoba cyane, ese ni ukubera iki? Retinol ikintu ugomba kumenya ni ingredient utagomba gukinisha. Ikosa rimwe gusa ushobora kwicuza impamvu wanayimenye. Tuvuge nko ku mugore utwite, ntabwo yemerewe. Ngayibaze ugiye kuyikoresha utarayisobanukiwe. Niyo mpamvu kenshi niyo uje uyimbaza mbanza nkaguhereza link ukagenda ukajya kureba izo video. Kuko mfite n'urugero, hari umuntu wigeze gukoresha retinol na vitamin C icyarimwe, agira irritation n'ubu ngubu, kandi bimaze igihe kinini. N'ubu aracyagira irritation kuri vitamin C, uruhu ruracyagira reaction, kandi mbere ntabwo yabigiraga. Ibyo byatewe n'uko yakoresheje vitamin C na retinol icyarimwe. Urumva ko ubaye udasobanukiwe retinol yakwangiriza uruhu. Niyo mpamvu ariko mu gihe izindi ingredient ushobora kuzikoresha uko wiboneye, ntugire ikintu na kimwe zigutwara. Retinol rero itandukanye n'izindi ingredient, ni ngombwa cyane niba ushaka kuyitangira kubanza kuyisobanukira. Ati ese ko mbona yakweri mwita ku ruhu rwo mu maso nimwite kuri body? Yakweri skin caring urumva aryo twabanje kwibanda kuri product zo ku ruhu rwo mu maso, ariko bitavuze ko mu minsi izaza tutazatangira kwita kuri body care. Ishobora kuba skin caring na body caring, cyangwa nanone tukongeramo n'imisatsi, yewe n'uburyo ki abakiriya bacu babyifuza. Vuba aha rwose n'amavuta ya body ayo tugira, hari nayo
twenda kuzaza batanga ikosora rwose nujye kuruzayabona. Umuntu ufite uruhu rwumye yemerewe gukora exfoliation, yego ni na ngombwa, kuko iyo udakoze exfoliation ugira uruhu rumera nk'urupfubye, ukajya ubona rurasa umweru rumeze nk'ururi kuvuvuka. Ni ngombwa gukora exfoliation ariko ukayikoresha mu rugero, kuko nanone iyo ukabije uruhu rwawe rushobora kuma cyane. Hari uwambajije niba fillers cyangwa botox iyo uzikoresheje iyo botox umunsi umwe gusa bikaba birarangiye, ariko botox na fillers zigira imyaka, hari iz'amezi 6, hari iz'umwaka, hari iz'imyaka 2 gutyo, rero biterwa n'ikofi yawe. Ikindi kibazo nabajijwe ngo ese ko mu maso wagira ngo sahange kubera anti aging za kweri ahandi dasa nabi pe, ubu nakora iki? Nkoresha iriya lotion yanyu nkoresheje iriya lotion yanyu ntacyahinduka, kuko uruhu rwo mu maso urakeye urasa neza wagira ngo sahange. Ese ko igitsina gore gikunda amavuta atukuza namwe murayagira atangiza uruhu? Skincare product zo ku mubiri nazo turimo turazitaho. Body wawe ikoreshwa n'abantu bafite uruhu rw'inzobe, naho iyi yindi turi kubakorerayo ushobora kuyikoresha ufite uruhu rw'igikara cyangwa uri inzobe, biremewe. Akomeza baza abantu bakunda kwitukuza, twebwe turabigira oya. Values tugenderaho ntabwo tugira products bleaching, izo tugira ziri muri kategori ya brightening, lightening, naho ibintu bya whitening cyangwa bleaching nabyo tugira. Brightening ni ukuvuga ngo ni glow gusa ayo mavuta aba azaguha, naho lightening ni cya gihe niba ufite ama dark spot kugira ngo ubone iyo dark spot yeruruka, bizagusaba ko ukoresha n'ubundi amavuta akesha iyo dark spot, niyo mpamvu ukenera lightening product. Wambajije ngo ese face wawe kuyigumaho hari ikibazo yatera? Face wawe main ingredient irimo ni glutathione. Glutathione nta kibazo cyayo, glutathione tuzayivugaho birambuye, ni imwe muri antioxidant twita mother of all antioxidant, kubera ko mu mubiri wacu tuyigiramo ku kigero cyo hejuru cyane. Gusa tuzayivugaho birambuye kubera ko abantu benshi basigaye bayikoresha nabi, hari n'abayikoresha batukuza abana bari mu nda, tuzayivugaho birambuye. Ikindi yambajije ngo abacuruzi b'amavuta ni ababeshyi, ni abajura, nubwo tukibizi badutwaye byinshi, icyizere, amafaranga, umwanya badutakarije, kubera ko impu zacu zagiye zangirika kubera amaproduit. Wowe twakwizera gute? Umucuruzi wese agomba kumenya nuko skills ni ngombwa cyane. Iyo ufite skills biba byoroshye abantu kukwizera, kuko uko ugenda ukemurira abantu ibibazo ko bagenda nabo bakuzanira abandi. Barize n'ubu turakiga, so twebwe ntabwo dukora ibintu twikuriye mu mutwe, dukora ibintu bijyanye na science. Yavuze ibi, niba ari ingredient bakaba baravuze ko kojic utagomba kurenza 2%, natwe ntabwo twarenza 2%. Niba hydroquinone temerewe ko nayiguha, ubwo ngubwo ni muganga uzayikwandikira. Yewe nkora ibyanjye, iyo mbonye ikibazo ufite kitajyanye n'ubushobozi bwanjye ndakoriyanta aho bagomba kugufasha. Okay, ikindi kibazo nabajijwe, iyo ukoresha creme ya hyaluronic acid ngo ese ni ngombwa gukoresha na serum irimo hyaluronic acid? Ufite kimwe ntibyagenda neza. Ubundi hyaluronic acid ingredient ugomba kwitaho ni ese irimo cross polymers, irimo acetylated hyaluronic acid, ni hyaluronic acid iri mu ngano ntoya cyangwa ni hyaluronic iri mu ngano nini. Rero niba creme yawe irimo hyaluronic acid iri mu ngano ntoya ikaba no mu ngano nini, ibyo ni sawa, nibyo twita higher molecular weight na lower molecular weight. Rero ugomba kubyitaho, kimwe muri ibyo kiba kiguhagije. Abajijwe ese exfoliation ikorwa nijoro cyangwa ikorwa ku manywa? Exfoliation ikorwa nijoro. Ngo niye product utemerewe gukoresha? Product yose yitwa ko iri actives, ama vitamin C, ama retinol, product yose iri actives ntabwo ari byiza. Niba ukoresheje actives runaka biba byiza ko indi actives uzayishakira undi munsi. Okay, ngo nabashiramo video igaragaza umuntu ari gukora exfoliation kugeza soje, uyirebe aho ngaho ku mpande, cyangwa ndayigushiriramo hano hepfo, ndayigushira muri description uyirebe uko
exfoliation ikorwa. Skin care ni ukwita ku ruhu rwo mu maso, uruhu rwo mu maso rutandukaniye n'ahandi. Ese ko hari igihe mu maso uba nta mwera ufite cyangwa udakanyaraye, ariko ahandi ukaba ufite umwera cyangwa umubiri ukanyaraye? Birashoboka ko mu maso wagira amazi cyangwa ibinure ahandi nabyo. Ikintu cya mbere ugomba kumenya ni uko ahantu witayeho ntabwo hasa n'ahantu utajya witaho. Skin care abenshi dukunda kwita cyane mu maso, ariko no ku mubiri naho uba ukwiye kuhitaho nk'uko wita mu maso. Mu maso gira ayo ma cleanser, ugire ayo ma face cream, ugire izo sunscreen, ariko no ku mubiri naho hakenera sunscreen. Ku mubiri naho hakenera body lotion, hakenera gashower gel, hagakenera ibintu bituma uruhu rwawe rutuma muri rusange. Rero niba utahitaho n'ubundi uzajya ubona ko hari kumagara. Impamvu product zo mu maso n'izo ku mubiri zikunda gutandukana nuko mu maso tugira uruhu rusa nkaho rworoshye, rufite amavuta menshi, mu gihe ku mubiri ho uruhu rwawe ruba rukomeye. Ni nayo mpamvu n'ama body lotion uzabona bashyiramo amavuta aremereye nk'ama cocoa butter, ama shea butter. Ariko izo ingredient uzikoresheje mu maso ushobora kugira clogged pores, ugasanga uri kuzana ibiheri. Niyo mpamvu product zo mu maso no ku mubiri zigomba gutandukana.